dore uko ibintu byose byatangiye neza neza ku ikipe ya APR byatangiye ishima Imana umusifuzi urabibona neza neza uko yabigenje abatobozi bibuka ariko uyu mukino wari uryoshye rwose yanjye ndakubwiza uko uyu mukino wari uryoshye yatangiye ikipe ya Rayon Sports yateka biragaragara neza uko byagendaga yatatse rwose yiva inyuma pe ariko yaje birebere ikipe ukuntu yabigenje izi zose ni highlight z'iyi kipe nawe noneho umuntu uzayakubwira ngo APR ngo ni ikomeye nawe uzajye ugira wera uwo byateye bikomeye cyangwa se ntabwo bikomeye bitewe n'uko nawe ubwawe uyizi na okay tugumye tugendane intambwe ku yindi mwirebe izi ni highlight z'ikipe ya APR noneho yitsindiye mu kireba habona rwose ahantu habona ku manywa y'ihangu harakuvuga ngo ni ijoro ngo badusifuye twifitiye umusifuzi hano uyu musifuzi musabye kuzasifura ikisi kuko navuga ko urebye nta makosa menshi yigeze akora rwose turebere hamwe tumenye ngo se APR yabigenje ite ese Rayon Sports byapfiriye nk'uko ubibona urabona ko APR yagerageje gukina ndetse iratana ibitego byinshi nawe urabibona niyo koronera urabona ko yakabaye yabaye igitego ariko siko byagenze APR yakinye neza mu buryo bwose ariko na Rayon Sports ntabwo navuga ngo ni ikipe mbi kuko ni ikipe y'abantu kandi y'abanyarwanda ariko nyine byanze yakina kwene nko kwizinde y'ikipe ari no ibari no nazo itaritsinze igitego yaritsinze igitego rwose ariko biraha twamye turataka ikipe turayataka turayihaga tuyoboza ibyuwe ariko nayo tutavuga ko tubitira twenyine nawe twari tukiri kumwe ubundi yo yakaba yatsinze ibitego 5 ugereranyije n'imikino yagize ku ibitego byo twabirase kubwije hahandi iyo barimo kuvuga ngo twarase ibitego byo twatsinda bari gutana agahinda bitewe n'uko ikipe ifite 100%. Rayon Sports ikaze mu kibuga irazenguruka ubaza ibirometero bakoze wabona ko ibirometero bya Rayon Sports byari byishwe ubushari bya APR ariko imipira by'ibitego imipira by'imisaruro urako iyo yabaye mike yabaye cyana kuri Rayon Sports rwose byanze APR yagumye kwataka ariko ukabona ko ifite connection ndetse ijambo hari inyuma y'umukino rirenze kandi ntabwo ryanabura kwejo twabonye afande mukuru yasuye ikipe w'ingabo zirwana ku butaka twumvise ibiganiro byagiye bica ku maradiyo hirya no hino birumvikana ko ikipe yari yaganirijwe neza imenya ko iri mu rugamba kandi urugamba rugomba gutsindwa birumvikana rero niyo mpamvu nayo yabikoze nk'urugamba irarutsinda ariko rero hari umuzamu bita Pavel Nzira ariraraga kabishywa APR yaramuretse ikamushyira hanze ikamutaya buzu Pavel Nzira ntabwo ari umuzamu ukwiriye bitewe n'uko ariraraga kabya rwose nawe urabyibonera ko ikipe yacu yari hikanye kandi tushi yarira ahantu hamwe sibyo izi ni highlight z'ibyo twabashe kwifatira ubwacu ku mashusho twabati ibingi tubigezaho ku bakunzi b'urwenya wacu bashyiraho namwe mwirebe hada amahoro ivuguruye ikipe ya APR yarahiye ati iyi hada amahoro muzayitsinda imaze gusaza ariko mu gihe kiri cyashya rwose ibyo nta nubwo binashoboka urabyibonera ukuntu abakinnyi bacu bari kumwe bafite connection bahagaze neza mbese basa neza APR nyine nziza tu bajya ngo harimo kabanga na mbuye nawe urabibona ukuntu byagenze neza intambwe ku yindi igitego cya mbere cyiza cyatsinzwe na William Togwi cyiza cyane rwose ni igitego cyiza kimeze neza ngira ngo namwe murabyibonera ni igitego cyiza pe Pavel yaguye umupira agezemo kare we niyanamenye ibyabaye niyigeze amenya ibyabaye nubirebe Pavel we nigeze amenya ibyabaye kandi nk'uko ubibona umusifuzi yari yakurikiye neza cyane we mbese ibintu yakoze ni byiza dore Mamadose mu kibuga Mamadose bamuhetse bamushyize mu mugongo bamugize akana yarari hanze y'ikibuga yabanje kuri bench agira ubibaza ati se Mamadose ko atsinze yari yambaye jezi gute ya bench
yabanje kuri bench yinjiyemo asimbura. Urabona abafana ba APR, ikibuga kiruzuye abafana, ikibuga cyuzuye abafana papa. Ikibuga cyuzuye abafana. Ishoti Rayon Sports yashoboye gutera mu izamu rya APR n'iri ari yonyine yahise ijya ku ruhande, nta yindi shoti yigeze ibasha kohereza byibura ngo yange yayohereje. Nk'uko ubibona iri imwe niyo yonyine shoti on target navuga bagize kuri uyu mukino. Uyu mukino utegerejwe n'abantu benshi rero wabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11, ariko uyu mukino utegerejwe n'imbaga nyamwinshi, ariko mu bigaragara stade abantu bari nyene ntabwo bari benshi cyane, ariko nyine bari barimo. Ahanini wavuga ko nk'abariyo bari bake ugerageje na APR byajarisha cyane. Noneho ugakubitiraho nuko abariyo batsinze bamwe bahita batangira gutaha usorongo. Ibyo bigasobanura ko nyine ariyo mpamvu ku mukino batigeze bagaragara cyane, ariko babibona neza yuko ikipe irakaga mu by'ukuri rwose igakora ibintu bikwiriye, ndetse ishobora no kuba aribyo byatumye biyimotiva ikaba yabasha kubona umukino. Yagumye iri kumwe, ntabwo yigeze itatana. Ya APR tuzi icika intege itsinda igitego ikaryama, ntabwo ariyo APR y'uyu mugoroba kuri itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka wa 2025 ukwezi kwa 11. Sorry, yagumye yataka kandi ibikora neza, ariko hari ingwe Paveri ngira yakoze njya umuze kuza kuyitegereza. Sinzi nimba kameramana bageze kamera abibereke aho Paveri ngira yakoze baryo kwifata akajya mu murongo w'abanyamurugamo kabiri asize umupira muri surface ya APR. Ibyo bintu abantu benshi birabatunga ndetse baranatangaza ukuntu umuzamu yirara kuri uwo rwego. Murabyibonera neza yuko uyu mukino wari je direct kuri APR, ariko Rayon Sports nyine kazana bwa bw'umarinyeri bwayo, ariko ubusatu bapfuye ubusa nk'uko ubibona tu. Yes, APR yagumye kwataka kugeza ku munota wa 40 yataka, ariko ubusanzwe twari turi ku munota 36 ngira ngo niho hahandi kwahise dutsinda igitego cya kabiri, nabwo yatsinzwe na William Togwi. Urabona yakuruje jazz yenda gucika. Togwi yakuruje jazz yenda gucika, abonye na APR bishimye bari hejuru kabisa rwose. Abana b'u Rwanda bimeze neza cyane, baserebuye. Ngera ndasaraye mu gice cya mbere mu minota 10 namaze kurangira rwose. Cyane igitego kandi babibona ko cyari cyiza cyane, ibitego biteguye go. Aba bana banshimishije kwegwe, banshimishije rwose mu kirubuga. Navuga ni abana pe, nawe urabyibonera ukuntu byari byiza kandi kwiriye rwose. Iki kipe yari kumwe isa neza tunganye, dore niyo ni deviation de l'abafana. Dore umufana avuga ngo Rayon Sports ifite abafana, dore abafana hade, dore umufana intsinzi fan club ngiyo. Urabona batumanitse ariko amashoti angahe, maze kubona amashoti 2 gusa yonyine niyo nabashije kubona batumanika, ariko ayo mashoti 2 adafite imbaraga birenze byuko ishimwe Pierre Mario yamukuramo imbavu. Ubundi mu Rwanda bashatse bazakomprima. Mu Rwanda turi ikipe turakomeye, dufite buri kimwe gisabwa ikipe, kandi no hanze urabona yuko no hanze n'utuntu tubura. Ari ahantu mu madosi yababaye cyane, ukuntu ikipe imutwaye ikamutwara kuriya. Yababaye rwose ukuntu Paveri yirara nabibyaza umusaruro, ariko nyuma ndabizi neza ko yaje kubikora ibyaza umusaruro. Ubundi gutegura umupira warangiye, niyo mpamvu mwumva yuko hari utuntu tumwe na tumwe ndi gusesengura natuvuga mu minota 5 yatwo. Yangira ngo babibona yuko Mabadosi rundi yarakoze ikosa, ariko kosa birangira umudefanseri wa Rayon Sports abashije gukuraho umupira. Niyo mpamvu tabyaye igitego, ariko nk'uko mubibona bagiye kuruhuka. Igice cya mbere cyari kirimo byakiranze highlight zacyo. Noneho rero ndaje mbere igice cya kabiri ko cyagaruka kimeze noneho sana. Igice cya kabiri twagitangiranye umupira ufitwe na Rayon Sports kugira ngo babyibonera. Igice kinza Rayon Sports, ariko pereza kwataka Mabadosi amubonye, dore Mabadosi noneho sasa yabanje ari igifoto ahita ashyiramo igitego. Umwana w'u Rwanda cyatuma
awumvise mukunze kuko rwose wamubonye